iki gikorwa cyo guherekeza Pasiteri Theogene warangije urugendo. Turagushimiye aho bigeze, twumvise byinshi kuri Pasiteri Theogene, ariko tugiye no kumva ijambo ryawe. Uzubane n'imitima yacu, uvugane nayo binyuze mu ijambo ryawe. Umukozi wawe umubashishe, umunyuzemo ibyahumuriza iyi mitima yacu yose iri hano. Urakoze, turagushimiye, ngwino ubane natwe, ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye twizeye, amen. Mu nzandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ibice ni 15, turasoma dutangire ku murongo wa 12. Urwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ibice ni 15, umurongo ni wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko nta uzuka? Niba nta uzuka, na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Reka nihute nsome 19. 19 haravuga ngo, kuri icyo gice cya 15 umurongo wa 19, niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Nongere musubiremo, niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. 20 hakavuga ngo, ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Nihute some urundi rwandiko yandikiye Abatesalonike, naho ni urwandiko rwa mbere, ibice ni 4. Ho ndagenda nsimbuka sinyisoma yose, ndasoreza mu rwo yandikiye Timoteyo, noneho tuganire tugire tusoze, kuko murabibona ko isaha 10 twahawe irimo iregereza. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice ni 4, 13. Ibice 13, ndagenda nsimbuka. Ku murongo wa 13 haravuze ngo, ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. 18, nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Nababwiye ko dusoreza mu rwandiko yandikiye Timoteyo, narwo ni urwandiko Pawulo buri gihe niyo turimo kuvuga, rwa 2. Noneho ku murongo igice cya mbere, yenda ntangirire ku murongo 9, aho ngambiriye ni 10. yadukijije guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe nuko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Ariko none bukaba bwaramenyekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo, wahinduye urupfu busa,
akerekanisha wahinduye urupfu busa, akerekanisha ubugingo no kudapfa, ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bavandimwe, nibyo koko turi mu gahinda nk'uko na Paulo yabivuze, nubwo yavuze ngo ntitubabare nk'abandi badafite ibyiringiro, ariko ikibikubwira ko yashakaga ko tudakwiriye kuheranwa n'agahinda ngo dutakaze ibyiringiro, nuko hari aho yashoje avuga ngo cyo kwatumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo. Ikikubwira ko nawe yamenyaga ko iyi mibabaro yaza, ariko ntiyifuze ko iduherana nk'abatagira ibyiringiro. Uwababara yaba afite ishingiro, ariko icyabujijwe no kubabara nk'udafite ibyiringiro. Paulo abwira abikorinto yabivuze nk'umunyabwenge. Imana yarakoze, yamukoresheje. Wabonaga ko asa nkaho arimo kubwira abantu bahakana ko Yesu yazutse kandi ko nta muntu uzazuka, cyangwa se imbaga nini irimo yerekana yuko kuzuka k'umuntu bidashoboka, kuko bamwe bari abantu babibonye bakavuga ati birashoboka koko, kandi tubishingiyeho birashoboka ko Yesu yazutse koko, ariko abandi ntabwo bazazuka. Wabonaga rero ko yatinze cyane akora iryo gereranya, ariko arikora mu buhanga kugira ngo abashe kumvisha abatarabyumvaga. Arababwira ati, niba mwemera ko Yesu yazutse, mushingira he muhakana ko nta bantu bazazuka, cyane cyane abamwemeye bakizera izina rye. Arababwira ati, kandi niba atarazutse koko, ibyo tubwiriza byaba ari ubusa. Aravuga ariho natinze ko nahasubiye, yavuze ibintu byinshi, ariko ndabibona na hano ukuntu hashyushye. Niba natwe kandi kugira ahantu hashaka kuba umwanya, noneho ndabyumva mwe uko mumeze, ariko nimuntize gato amatwi nsoze. Niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Ibyiringiro byacu bimanukana natwe tugiye mu nda y'isi. Imana ishimwe cyane. Nashimye abantu bose babanze ubuhamya ndetse umuryango we bagasoza bavuga ngo Theogene arasinziriye, hari undi munsi tuzamubona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arasinziriye, hari undi munsi tuzamubona. Imana ishimwe cyane. Agitangira Paulo wakumva ko nawe ashaka kubihakana, ariko niko kubwira abanyabwenge bigendera abantu ukajya mu ruhande rwabo ukabereka ko ibyo batekereza nawe ushobora kubitekereza ukareka n'icyatuma ubibakuramo. Ariko ashoje aravuga ngo ariko none Kristo yarazutse. Imana ishimwe cyane. Niwe muganura w'abasinziriye, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko kuzuka ko abapfuye kwazanywe n'iki? N'umuntu. Imana ishimwe. Reka tubaze aho ku kirejo nayo babwiye, mu bintu Imana yaremye, mu bintu Imana yategura umwana w'umuntu ntabwo urupfu rwari rurimo. Bavandimwe, ikiraka kiravuna. Ntabwo Imana umunsi ikora inama musome mu itangiro mushakishe, ntabwo yagize ivuga ngo umuntu kandi azapfe. Urupfu kuza rwazanywe n'umuntu, kuko rwaje ari igihano. Adamu ararwakira, tumukoka twese tukira dutyo. Ni naho kuneshwa kwarwo kwihishe mu muntu, ari we mwana w'Imana Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ko biravuga ngo wabyawe n'umuntu we, ntibyari ngo ntibyashobokaga ko aducungura urwo rupfu. Ababyawe ubwa kabiri n'uyu mwana w'Imana Yesu ugize umuntu, nibo bonyine bafite uwo mwihariko. Abafaransa bavuga ngo ni privilege. Nibo bonyine bafite umwihariko simusiga, ndakumirwa wo kuzongera kuzuka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nimubishaka
wiringira umwana w'Imana wigize umuntu akaza akaducungura, wasinzira ugasinzira nk'abandi ariko ukawubikanya ibanga. Uyu mugabo yabivuze neza, arabagize wasa nk'utongana ariko ntabwo ari gutongana no kubwira abanyabwenge atari ko mwapfumu. Kuvuga umuntu aguvuze wapfuye urumurikiza bitari neza. Ni uruze n'urugero fatira ku gihingwa. Igihingwa iyo kigiye mu mubiri kikabora bikibuza kuba igiti cy'inganzamarumbo gishibutse. Niba wemera ko igihingwa kijya mu mubiri kigapfa ariko ejo ukagira ibyiringiro ko kizaba igiti cy'inganzamarumbo, uhakana ute ko tutazabona Theogene umunsi umwe? Haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Yesu abwira Timoteyo nk'umwana we yakundaga, ndimo ndasoza, aramubwira ngo Timoteyo, ahariho nashoreje, aravuga ngo yadukirishije ikaduhamagara guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu ahubwo ibitewe nuko yabigambiriye ubwayo no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu. Uhereye kera kose ariko none bukaba bwarerekanywe no kuboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo. Ijambo nakunze nshaka gukomeresha umuryango, uwo Yesu Kristo nawe bagiye kuvuga wahinduye urupfu ubusa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Duhagarare ku butumwa bwiza. Haleluya. Ubutumwa bwiza buhindura ubusa uru rupfu bukaduhesha ubugingo buhoraho. Muhaguruke dusenge Imana. Abafite ibyo byiringiro kandi abafite imibabaro, dukomezanye tubwirana aya magambo, kuko yaravuze ngo nibyo umwami wacu azaza kandi azaza. Ndetse aravuga ngo ndetse mbabwize ukuri mwebwe mukiriho, nawe yivugaga nk'abazaba akiriho, ngo twebwe tukiriho tuzatanga abangaba kubasha kumubona, ngo ubwo azahinguka mu bicu, ngo ibituro bibitsa bera bizakinguka bwa mbere, ngo bimusanganire, ngo natwe tubone gukurikiraho. Imana ishimwe cyane. Umunsi umwe tuzamubona Theogene aserutse. Abafite ibyo byiringiro mwikomeze kandi mukomezanye mubwirana ayo magambo. Mumfashe mureke ndari cy'umushumba wacu, umushumba mukuru, akore irore kudusengera twese. Mwese turakeneye amasengesho, ariko by'umwihariko yaza no gusengera umuryango. Karibu umushumba, ngwino usengere itorero ribuze umukozi w'Imana Theogene, ariko tuzi neza ko asinziriye. Hari umunsi tuzamubona kugira ngo dufate mu njisho ibyo yari afite, imishinga yari afite, ariko dusengere n'umuryango kuko urubori rw'urupfu rwo kuko cyaje atari ikintu twaremanywe rutugeraho. Imana imufashe kandi Imana iguhe umugisha mushumba. Karibu. Dusenga Imana kubw'ijambo tumaze kumva riduhumuriza, ritubwira ngo icyatumara umubabaro ni ukuzirikana ko Yesu azaza. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuzirikana ko Yesu azaza. Pawulo yandikira Abaroma mu bice 8:11 yaravuze ngo niba umwuka wiyazuye Kristo ari muri mwebwe, haleluya, nta gushidikanya, nta gushidikanya. Niba umwuka wiyazuye Yesu Kristo ari muri mwebwe, ndabihamya Theogene yuzuye umwuka wera. Ijambo rikomeye ryanditswe ku rupapuro rw'amateka ye bavuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Yari ari mu biganza bya Yesu Kristo, kandi ibyo nibyo biganza bitwambutsa wa mugezi. Tugiye gusenga Imana rero kugira ngo ibyo byiringiro biduhumurize, bidukomeze, bidusubizemo imbaraga, kandi ibyo byiringiro bitubwire ngo twebwe natwe dukomeje urugendo. Theogene arambutse ariko natwe dukomeje urugendo. Abagezeyo baragwiriye bararimbira umwana w'Imana, ariko natwe turi mu nzira. Mwami Yesu Kristo turagushimiye. Oh haleluya. Tugushimiye ko nubwo urupfu rwaje rukaza ari igihano
kubw'icyaha cy'umuntu, ariko urukundo rwawe Kristo rwatumye uza, uraza urarutsinda, urarunesha. Muri rwo unyuzamo umuryango utwinjiza mu bugingo bw'iteka ryose. Muri rwo unyuzamo umuryango utwinjiza aho badapfa. Uyu mwanya turababaye, ariko ibyiringiro turabigumanye, turabikomeje. Ibyiringiro turabifite, ibyiringiro birahari, ibyiringiro birahari, kuko umwuka wiyaskuzuye Kristo uri muri twebwe uzazura n'abapfuye. Dusengeye itorero, dusengeye igihugu, dusengeye umuryango, dusengeye inshuti, dusengeye abafite agahinda bose, dusengeye abari bafite ibyiringiro muri Pasiteri Theogene. Ntacyo yakoraga kubwe, wari uhari ukorera muri we, kandi n'ubwo wamuhamagaye wowe uracyahari ngo ukore imirimo yo gukiza, yo gusana, yo kurema, yo kwagura. Niyo mpamvu abari hose tubasabiye ihumure, tubasabiye no gukomera, ariko dusenze ngo amaso yabo akorweho, amenye ko hari indi si nziza cyane, amenye ko hari ikindi gihugu, ko hari ubundi bwami, amenye ko hari ikindi gihugu, amenye ko hari ibindi bihe, amenye ko hari ahandi hantu, amenye ko hari undi mudugudu. Uwo niwo duhamagariramo. Abaho ntibasaza, abaho ntibapfa, abaho ntibarira, nta gahinda, abaho nta mwijima, abaho nta rumuri. Natwe twaje uyu munsi wa none dusengeye buri wese uri hano kugira ngo agire ihumure, ariko umutima we ukanguke, ukumve umuhamagara, kugira ngo utari ubwakwakire uyu munsi utahe mu buzima bwe, kugira ngo wari waraguye ananiwe uyu munsi abyuke, kugira ngo wari ucitse intege akomere, kugira ngo wari unanijwe n'ibyo anyuramo amenye ko umwami Yesu Kristo yatubikiye undi mudugudu mwiza. Yesu turabigushimiye, turabiguhimbarije, tubigukomeye amashyi, kuko waduhitiye mu icyiza, wahisemo kutazaturekera mu mubaro w'iteka ugambirira. Tugushimiye ko watsinze Satani, ko wamuhemuje, ko wamuhinyuje, ko wamubwiye ngo umubabaro washatse gushyira nk'umuntu kubw'icyaha ndawurangije, mukinguye umuryango watazagera. Yesu ushimwe ku bwa byose, kandi iri torero, iki gihugu, iyi miryango uyu munsi iherekeje Theogene yakira imbaraga zo gukomeza umurimo waduhamagariye. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye, urakoze. Tugiye gusengera by'umwihariko umuryango. Tugiye gusengera umuryango. Mu magambo y'ibyiringiro Mama Asia yavuze anabwira abana, yababwiye ngo Imana yakunze umubyeyi wacu iramutwaye, ariko Imana yo irahari, kandi ibyo ni ibyiringiro, uko ni ukuri. Tugiye kubasaba, mugiye kwegera hano hafi, tugiye kubasengera, tugiye gufatanya n'abashumba tubasengere. Umuryango wa Pasiteri Theogene ugiye kwegera hano, turifuza kubasengera. Mu gihe kandi turasaba n'abantu bose bumva bafite imbaraga zo guhagarara, namwe aho muri muradufasha muhaguruke. Uyu muryango tuwusengere. Mu gihe tubasengera, Dawidi aravuga muri Zaburi ya 23, aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma,
asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Nsabe abashumba muri hano, abakozi b'Imana, abapastori, mutere intambwe kugira ngo dufatikanye twese gusengera uyu muryango. Bavandimwe, bana bacu, muri mu biganza byiza, muri mu biganza bya Kristo, muri mu biganza by'Imana, muri mu biganza by'itorero, muri mu biganza by'igihugu, muri mu biganza by'inshuti, by'abavandimwe. Birashoboka ko hari igihe uyu munsi umuntu we yagusezeranya ikintu azagukorera mu kwezi gutaha, kuko ubuzima buhinduka bukamuhindukiraho ntabishobore. Ariko Yesu Kristo mwiringiye, Yesu Kristo Theogene yakoreye, ntabwo ibintu bimuhindukiraho, ntabwo akerebwa, ntabwo ananirwa, nta joro ajya, igihe cyose aba ari mu kazi. Na niyo mpamvu uyu mwanya tubabwiye ngo muri mu biganza byiza, muhumure, ntacyo muzaba, ntacyo muzabura, kandi iby'Imana yagambiriye gukora ni byiza mu buzima bwanyu. Muzayibonesha amaso, muzashima Umwami, muzashima Uwiteka. Ntabwo ari umugome, agira neza, akunda abantu be, agira imigambi, agira n'ineza, agira n'ibyo yibwira. Tugiye kubasengera. Mana yacu nziza, uyu mwanya tugushimiye kuri hano, tugushimiye ko watangije umurimo mwiza, utangiza muri Pastor Theogene, uramwagura, umuha umuryango, umuha umufasha mu gihe gikwiriye, ubaha urubyaro, ubaha abana, babyara abahungu n'abakobwa, urabagura, waga umutima wabo, ubaha abana benshi barera bagira neza, ubaha abantu batandukanye bumvaga bafite mu ibyiringiro, ariko kubw'urukundo rwawe, kubw'ineza yawe, kubyigambirira, igihe kigeze uramuhamagara, uramutwara. Ntacyo twabikoraho kuko aho wamujyanye niho heza. Ariko uyu mwanya turambitse ibiganza kuri uyu muryango, turambitse ibiganza kuri mama Asiya, turamusengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo umwuzuze imbaraga, umwuzuze umwuka wera, amavuta yawe, umwuzuze ihumure, kugira ngo umukoreshe iby'imbaraga, iby'ubutwari, iby'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Uko azajya gusenga, ujye umwumva, ujye umusubiza, ushyire urugi rukinguye imbere ye, ureme ibishya mu buzima bwe. Turasengera abana wamuhaye, abahungu n'abakobwa wamuhaye, ubakuze, ubarere, ubahe byose, ubahe umugisha, babonera umugisha mu gihugu, babonera umugisha aho bajya hose, babonera umugisha mu nzu yawe, babone inama zawe. Abo washyize mu biganza byabo ngo bababere ababyeyi, tubasengeye ngo ubahe byose, kandi umuhamagaro wabahaye, impano wabahaye, ishyaka washyize muri bo, turabisengeye kugira ngo babashishwe nawe. Mwami Yesu Kristo, ureke ibiganza byabo bikomeze ibiganza byawe Kristo, ibirenge byabo bikomeze ibirenge bigendera Kristo, umutima wabo waguke, ubarinde ikibi, ubarinde ibyago, ubarinde agahinda, ubarinde imibabaro, uzabiteho, ubarinde gukorwa n'isoni, ubaha umugisha wawe, ubaha ibyiza ibitakorwa n'abantu, ujye ubibakorera. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Ujya wumva amasengesho y'imbere mu mutima, ujya wumva n'ibyo batabwira abantu, ubasubize, ureme ibishya mu izina rya Yesu, kugira ngo muri bo hazatucemwe amagambo yo guhamya kugira neza kwawe, yo guhamya urukundo rwawe, yo guhamya kuri Imana yuzuye urukundo ibihe byose. Data, turabigushimiye kandi dusengeye dusabira umugisha abantu bose uzakoresha, arabo wakoresheje muri ibi bihe byo kubatabara, byo kuba hafi yabo, ubaha umugisha. Turabasengeye abantu bose wakoresheje, nabo uzakoresha kubw'uyu muryango, kubw'urugendo batangiye, kubwa chapitre nshya y'ubuzima batangiye, uzabashoboze ngo iyi chapitre batangiye bazayandike mu ibyiza, bazayandike mu buhamya
bw'ibyo bazaguhamya bizazamura abandi, bizakomeza abandi, kandi ntabwo bari bonyine, ahubwo ugendane nabo kugira ngo uzabashyitse aho heza wagambiriye kurushaho. Uduhe umugisha twese kandi uduhe ibyiza. Ibyo turabigushimiye, turabasengeye ngo Uwiteka we ubahe umugisha kandi ubarinde. Uyu muryango, aba bana bawe ubamurikishirize amaso yawe heza, ubagire neza. Uwiteka ujya bareba neza kugira ngo ubahe amahoro, kandi bo umwuka, umubiri n'ubugingo bikomeze birindwe kugira ngo bitazabwaho n'umugayo ubwo uzaza. Wewe wahamagaye Theogene, wewe wahamagaye uyu muryango ukawukoresha, uri uwo kwizerwa. Ibyo byose no kubikora uzabikora, kandi uzabikorera kwiyubahisha, kuko uri Imana ihera mu itangiriro ikageza mu iherezo, kandi ibyo ukora byose ubikoreshwa n'urukundo rukuzuye. Turabigushimiye byose, tugukomeye amashyi, tutirengagije ko tubabaye, tutirengagije ko dufite intimba, ariko tubirebeye mu rukundo rwawe no mu mugambi wawe naho utujyana. Tugushimiye ko wambiriye kuduha ibyiza. Ushimwe none kandi ushimwe n'iteka ryose. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubisabye kandi tubyatuye, urakoze. Amen, 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 amen. Murakoze cyane umushumba mukuru kubw'uyu mwanya afashe kugira ngo sengere umuryango. Ndagira ngo nsabe tugiye gukora ibintu bitatu icyarimwe bitewe n'umwanya aho ugeze. Tugiye gukorera rimwe ibintu bitatu. Reka nsabe abashinzwe protokole y'umubiri wa pasteur bigire badutunganyirize neza, kuko tugiye kwinjira mu mwanya wo gusezera. Hanyuma kandi uwo mwanya turawukora, abadiyakoni baraba bari hafi yanyu aho, mutanga inkunga yo gutabara uyu muryango. Turakomeza gutabara uyu muryango. Hari ibiseke bihari, ariko hari n'ubundi buryo bwo gufasha no gutabara umuryango binyuze kuri mobile money. Rero ab'ibiseke bari aho hafi yanyu, murababona bagiye barimo. Sinzi niba mu gice cyo hejuru naho bahageze abadiyakoni, nimba bahari bagire batya ndebe igiseke. Murahari? Yego, nababonye. Imana ibahe umugisha. Na hano hasi ngabariya ndabarebamo hagati na hano imbere. Ariko udafite cash ushobora kuyatanga yifashishije ikoranabuhanga, hari nimero tugiye kubaha. Nimero ni ebyiri. Nimero ya mbere ni nimero y'umudamu wa Theogene, ibaruye ku mazina ya Asia. Reka nyibabwire ni 078 34 13 085. Ndayisubiramo. Nimero ya Asia Madame Theogene Pasteur 078 34 13 085. Hari n'indi nimero nayo yatanzwe n'umuryango wa Pasteur. Ni nimero ya Pasteur Boite David, wa Pasteur wari uri hano. Ni 0788 54 55 51. 0788 54 55
51. Murakoze cyane.